Nifuje ko uyu munsi nyine nari maze kubabwira ngo turi mu bihe by'impurirane, ariko uyu munsi nifuje ko tuvuga ku kuvuka kwa Yesu avukira mu isi, igihe tumenyereye benshi bakunze kwita Noheli. Mu by'ukuri ntabwo Kristo yavutse ku itariki ya 25 z'ukwa 12, ngira ngo benshi mu bataha icyo ntikibatunguye. Ntabwo ari anniversaire, Noheli si anniversaire ngo tube twizihiza itariki y'amavuko ya Yesu, kandi niyo yaba ari igihe Yesu yavukiye, kwizihiza amavuko ya Yesu ntacyo byatwungura, kuko ntibyaba bijyana n'icyamuzanye mu isi. Yesu yahozeho, ariho kandi azahoraho. Iko niko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohane, igice cya mbere muri Yohana hatubwira neza ngo jambo yahozeho, yahoranye n'Imana kandi yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo kandi yari umucyo, uwo mucyo uza mu isi abantu bahitamo umwijima. Bigaragara ko rero mu by'ukuri Yesu nta ubuzima bwe bubarirwa mu myaka, Yesu ntaba mu gihe, ari hejuru y'igihe kuko ni Imana. Bibiliya itwereka neza hariya mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere, haratubwira ngo buri kintu cyose Imana yakiremeye igihe cyacyo, ngo biri munsi y'ijuru. Bivuga ariko biri munsi y'ijuru. Yesu rero ntari munsi y'ijuru ngo agire igihe. Ibyo hejuru y'ijuru byose byo mu ijuru burya byo ntibiri mu gihe, biri hejuru y'igihe. Ibyo munsi y'ibyo biri mu gihe. Twebwe rero tubara ibihe kubera ko turi mu gihe gishira, ariko nanone abiringiye Kristo ntibakiri mu gihe, kuko bamaze kwinjira hejuru y'igihe. Yaje kuduha ubuzima bw'iteka. Iteka rero si mu gihe, iteka ni hejuru y'igihe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Marita, aramubwira ngo unyizera naba akiriho azabaho iteka ryose, kandi naho yaba yarapfuye azabaho. Imana ishimwe. Ubwo rero natwe Kristo yaje kudukura mu gihe ngo adushyire hejuru y'igihe. Niyo mpamvu niyo umwaka ushize, twebwe ntabwo tuvuga ko imyaka idushiranye, ko dushaje, ko dupfuye, kuko twamaze kwakira kubaho iteka. Dawidi yajyaga avuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Twebwe no gupfa kwacu uri Kristo Yesu ni ugusinzira, ubuzima buba bugikomeje, kandi aho tugana niho haba ari heza kuruta aho tuvuye. Niyo mpamvu rero ntabwo twebwe dukererezwa ngo imyaka irashize, ngo indi irashize, oya turi hejuru y'igihe. Hanyuma twigarukire bya Noheli. Kuba Noheli muri iyi minsi usanga yarahindutse umunsi mukuru w'ubucuruzi, nibyo bihe isi icuruzamo cyane. Usanga warabaye umunsi mukuru w'abana, amadini menshi yawugize uw'abana, bakafata akana bagashyira mu kirugu, bagaha abana bombo, bakabakorera umunsi mukuru. Ariko biriya byose ni ibitakaza icyo Noheli ari cyo. Ni ibigamije kuturangaza no kutwibagiza Noheli icyo ari cyo. Ubundi Noheli yabaye umunsi wo kurya, kugeza aho umuntu ashobora no kurya akarengwa guhaguruka aho yari yicaye, abandi bagasinda ntamenye aho ataha, abandi bakarwana bagakungurana amenyo, abandi ubu ngubu hari n'abazatwara inda z'indaro kuri Noheli. Ibyo byose kandi ubwo ngo yatanze Noheli, ibyo byose ni ibitwereka ko mu by'ukuri abantu batarumva Noheli ni iki mu by'ukuri. Noheli ni iki? Kandi ibyo urumva biri mu madini hicayemo abantu batarumva Noheli. Niba Noheli tuyigira umunsi w'abana mu idini, ubwabyo nuko tutarumva Noheli icyo ari cyo. Niba Noheli natwe tuyigirira umunsi mukuru usa
nabyo ni ukutasobanukirwa noheli ni iki. uyu munsi rero kuba noheli yizihizwa na benshi ntabwo ari byo bivuga ko yageze ku ntego. niba dushaka kumenya impamvu yo kuza kwa Yesu mu isi n'umumaro wabyo, dukwiriye kureba mu by'ukuri ikomoka he. noheli ifite igisobanuro kirenze umunsi umwe, kirenze umunsi mukuru, kirenze kurya no kunywa, kirenze abana, kirenze ikirugu. imbaraga z'Imana zirenze ikirugu, zirenze umuhango n'umunsi mukuru no kurya no kunywa. mwibuke ko bijya gutangira umwari, umukobwa utarigeze aryamana n'umugabo, yabwiye inkuru ikomeye ko agiye gusama. ibyo ubwabyo biratwereka ko noheli ari imbaraga zirenze, birenze ibintu biri naturere, birenze ibisanzwe, bidasanzwe. kumva umwari yasamye inda atarabonana n'umugabo byiza naho abaza ngo bizagenda bite, marayika aramubwira ati humura, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. noheli wagombye kutubera umunsi tumenya yuko ibidashoboka ku Mana bishoboka, ibitashobokaga, ibitari byanditswe mu mateka, ibitarigeze biba ku Mana ni nk'ubufindo, ni ibiyoroheye. Mariya yarabajije ati ubwo se ko nta mugabo arabwirwa ngo humura, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, umwuka azakuzaho kandi uzahera ko usame. kandi impamvu bigenze bityo, uzabyara azaba ari umukiza, niwe uzaza gukiza abantu be. Imana ishimwe. urumva muri noheli ahishwemo agakiza k'abantu. nicyo na Yosefu ngo yumvise ko yasamye atangira guhindura ibitekerezo, aravuga ati cyakora ngiye kubikora mu ibanga, mu benge mu kinyabupfura. hanyuma marayika nawe aramusanga ngo akibitekereza, baramubwira ngo Yosefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera, ngo azabyara umuhungu, ahubwo ahita ahabwa izina, muzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. urumva noheli, kuvuka kwa Yesu kujyanye n'ubutabazi bw'abantu. niyo mpamvu umuntu yarakwizihiza noheli ashingiye ko yakize ibyaha, yatabawe, yakuwe mu rupfu, yagiye mu buzima. ntabwo noheli rero ukwiye kuba umunsi mukuru wo kurya no kunywa, ahubwo wari umunsi twari dukwiye kuvuga ngo mbese navuye mu rupfu, ndi mu buzima, ndi mu bugingo, ndi mu kubaho kw'iteka. nicyo Yosefu yabwiwe icyo gihe. Imana rero yitegereje akaga abantu barimo, ifata icyemezo cyo gukiza isi nk'Imana ishobora byose. ifata icyemezo cyo kwigira umuntu. ndagira ngo munyaruke nko mu bitekerezo, munyarukireyo, murebe Imana ibera hose icyarimwe, Imana imenya byose, Imana itagira itangiriro n'iherezo, yishyize muri ambaraje y'umubiri, ikicara mu biganza by'umugore, akayikikira, akayonsa. nimwumve icyo kintu, nimutekereze noheli mu bugari bwayo, muyumve. Imana itagira itangiriro, itagira iherezo, yagiye muri ambaraje yitwa umubiri, iko ibere ry'umuntu yaremye mu mukungugu wo hasi ku butaka, ikicisha bugufi ku rwego, iza ikamara imyaka 30 itegekwa n'umuntu, ayikoze uko ashaka. mubyumve namwe, kugira ngo ibone umuntu, kugira ngo ucungure Jean Jacques, gucungure naho byaciye. none iyo noheli tukaba tukifata nk'umunsi mukuru w'ibirori by'abana, tukaba tukifata nk'umunsi mukuru wo kwirira no kwinywera. byaracishije Imana bugufi kugeza kuri urwo rwego.
twekereza ko imana yahemukiwe yafashe icyemezo. Imana yahemukiwe yafashe icyemezo cyo kwigira nk'aho ariyo yahemutse, cyo kwishyiraho igihano cy'uwahemutse. Iyo niyo noheri, niryo banga rya noheri. Ngaho nimutekereze urwaye ukajya kwa muganga. Nkoreshe nk'uru rugero mu binyemerere. Umuntu ararwaye agiye kwa muganga, bamuhaye imiti ikomeye, baramubwiye bati rero iyi miti uzajya uyifata ariko ubanza urye, kubera yuko ishobora kwangiza igifu, ugataha imiti ukayitahana, wagera mu rugo ugashyira mu mutwe ako kwirira ibiryo gusa. Ukajya ufata isahani y'ibiryo ukarya mu gitondo, saa sita na nijoro, ukazategereza gukira. Wakira utanyweye umuti? Uyu munsi nubwo Imana ari iduha ibiryo, nubwo ishaka ko twishima, nubwo ishaka ko tunezerwa kuko agakiza karaje, ariko twafashe ibiryo gusa, dufata umunsi mukuru, ntitwafata umuti yaje ari umukiza. Tumeze rero nk'umuntu bandikiye umuti, bakamubwira ko azajya awufatana n'ibiryo, akirira ibiryo ntanywe umuti. Kandi ibiryo si byo bikiza indwara. N'ubundi yagiye kwa muganga yaryaga, no kuva bacumura kwa Adamu bacumuriye mu biryo, bakomeza kurya ibiryo ntibyabuze, ariko babiryanaga amarira, babiriye bari mu butayu, babiryanaga urupfu, babiryanaga gucirwaho iteka, babiryanaga kurimbuka. N'uyu munsi iracyacuruza menshi kuri noheri, iracyubaka ibirugu, iracyategura indabo, ariko urupfu no gutsindwa no kurimbuka iracyugarije isi. Umwijima uracyatwikiriye isi. Niyo mpamvu dukwiye gusenga ngo abantu binjire mu kumenya noheri ari iki, kumenya kuvuka kwa Yesu kwamuriye iki. Abantu batandukanye barwanije kuza kwa Yesu mu isi. Abanyapolitike bamwise umuntu uje kugumura abantu, akaba yigometse kuri Kayisari. Abanyedini nabo bamwita umuntu uzanye ubuyobe, akaba azanye igice cy'idini ry'igice, azanye inzaduka, nabo barajugunya. Abayuda bati agiye kuduteranya n'Abaroma kubera ko yiyise umwami. Abantu b'ingeri zose n'abacuruzi ntibamwakiriye, kubera ko Mariya yashatse ahantu abyarira mu icumbi, ngo barahamwima. Ahantu yabonye honyine abemeye kumwakira ni abashumba, ngo bamujyanye muri manjwari, umuvure w'inka niho yagiye kuvukira. N'abacuruzi baravugaga bati no, yego dufite amacumbi, ariko ako kavuyo k'uwo mwana urararira, dufite n'abakiriya benshi. No, nabo ntibamuhaye umwanya. Abacumbika mu ngo zabo nabo baravuze ko bataziranye, nta wamuhaye icumbi. Inyamaswa nizo zigomwe manjwari kugira ngo Kristo abone avukira mu isi. Bene data, ndagira ngo aho hantu munyarukireyo muhumve noheri, murebe uyu munsi turimo turayizihiza, isi irimo umwijima umeze ute, ibyago mu isi bingana iki, kandi Kristo yaraziye kumaraho imirimo yose ya Satani, kuba atarayimazeho n'intege nke za Yesu, cyangwa nuko tutamumenye ngo tumwakire, n'abamumenye batamumenye nk'umwami, batamumenye nk'uje gukemura ikibazo bari bafite, ahubwo tukamuhindura umunsi mukuru, tukamuhindura utanga akazi, tukamuhindura uwandika abantu, tukamuhindura utanga amafaranga. Ntitwibuke ko amafaranga n'icyo gihe yari ahari, yaje Kristo yaje amafaranga ahari. Hari n'igihe bamubajije bati by'iri faranga, aravuga ati ibya Kayizari mubirekere Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Uyu munsi twari bwamenye uha Imana ibyayo ngo tubivangure n'ibya Kayisari, cyangwa na noheri turayirira kwa Kayizari, tukayiha Kayizari aho kumenya ko Imana yaje kunshaka, nawe yaje kugushaka. Imana itugirire neza. Reka ne kujya mu bintu byinshi uyu munsi, ndashaka kubabwira ibintu bitatu gusa nifuza ko twizihirizamo iyi noheri, byibura
tukagira icyo duhindura, ntitumere nka ba bayuda ba cya gihe batamenye ko Yesu yavutse. Ntitumere nka ba bayuda barindagiye abanyabwenge bavuye iburasirazuba bakajya bababwira ati twabonye inyenyeri idasanzwe, abandi bakajya gushakishiriza mu bitabo bakaba ariko bavuga bati ni Betelehemu niyo yavuze. Icyambere Noheli dukwiye kwigira mu kuvuka kwa Yesu mu isi ni urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo. Imana mu gutanga Yesu ngo avukire mu isi yerekanye urukundo rwayo rurenze uko twarumenya, kuko Imana nyir'imbabazi yatekereje ko yakunze umuntu. Yesu yatanzwe muri Edeni, mu itangiriro ibice bitatu. Imana umuntu akimara gucumura, icya mbere Imana yakoze ni ukuza imusanga, kandi bizi ko yacumuye. Irahamagara ngo Adamu uri he? Adamu aravuga ngo twagiye ntituri hafi, njye na madamu twagiye, twumvise imirindi yawe turihisha. Urumva Imana niyo yafashe inisiyative yo kuza gushaka umuntu muri Edeni, umuntu wakoze amahitamo mabi, umuntu wayanze abishaka. Imana niyo yateye intambwe ya mbere yo kuza kumushaka, si umuntu wayiteye. Hanyuma Imana yumvise ko yambaye ubusa, ihita ivusha amaraso, yica inyamaswa, yambika umuntu, itwikira ubwambure bwe. Ntabwo yavuze ngo nagenda abone, ntabwo yavuze ngo najye. Buriya hari ibintu Satani atamenye. Satani yari azi uruhande rumwe rw'Imana. Urumva, Satani yasutse umuntu azi ko agiye kumuteranya n'Imana. Yari azi ko Imana ari juste, yari azi ko Imana ikiranuka itatorera icyaha. Kandi uyu munsi bazi Imana uruhande rumwe, bazi ko Imana nyine wayiteranya n'umuntu bikaba birarangiye. Na Satani niko yari azi. Hanyuma umuntu akora icyaha, Imana ikoresha indi fase yayo, ikoresha urundi ruhande rwayo rwitwa urukundo rwayo, yica inyamaswa. Nibaza ko Satani umunsi yaraye mu kiriyo, abonye Imana irimo ishakisha umuntu, abonye Imana yishe inyamaswa ikambika umuntu, uriya yahise avuga ati ibi bintu wa mushinga wanjye umenye utazacamo, umenye wa mushinga utazemera. Abona Imana yambitse umuntu ukimara gukora icyaha kikiri kibisi, abona Imana iramutwikiriye yambitse ubwambure bwe. Ni ukuri, mureke twiga kumenya Imana n'urukundo, twige kumenya Imana mu isura yayo, twige kumenya Imana mu buryo bwuzuye. Hanyuma ngo yambika umuntu uruhu, irangije ihita inasezeranya ku murongo wa 15, ihita ivuga ngo uzava mu rubyaro rw'umugore azamena agahanga ka Satani. Urumva, isezerano ryo kuvuka kwa Yesu bihera muri Edeni. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Isezerano ryo kuvuka kwa Yesu naho ryatangiwe, bivuye mu rukundo rw'Imana, bidasabwe n'umuntu, atari uko umuntu yakiranutse, ahubwo kubw'urukundo rw'Imana rwinshi. Noheli rero ni urukundo rw'Imana n'ineza yayo, kandi urwo rukundo nirwo Yohana atubwira mu bice 3:16 akavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Murumva, Imana yatanze urukundo ngo rudukure mu rupfu, ahubwo ruduhesha ubugingo buhoraho. Ngiyo Noheli, ni urukundo rw'Imana, ni ugusobanukirwa uru ruhande rw'Imana rwitwa urukundo rwayo, ni ugusobanukirwa ineza y'Imana. Iyo usomye mu kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 8, umuntu ukuntu Imana yasanze Mose, iramubwira ngo ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, ngo numvise no gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa. Mwumve ineza y'Imana, yarakurikiranye, numvise
n'uyu munsi hari abantu batazi ko urukundo rw'Imana ruza amarira yabo, ruza akaga banyuramo, rukurikirana gutaka kwawe, aho uri mu bihurimo wasanga urimo unibaza ngo urangije umwaka nabi. Imana y'urukundo yumva gutaka k'ubwoko bwayo, ineza y'Imana ituma ikurikirana ngo yumvise uko baniha, ngo ireba n'uburetwa abanyegiputa babakore. Birashoboka ko abandi bashobora kuba bafite imyaka uri no mu karengane, uri no mu ngorane, ariko humura, Imana izi kumva no gutaka k'umuntu n'umuniho w'umuntu. Imana irawukurikirana kubw'ineza n'urukundo rwayo. Kristo yaje ngo atwereke ko Imana itugirira neza kandi Imana idukunda. Ijambo ry'Imana hariya mu Baheburayo naryo riratubwira ngo ibitambo byokeje Imana ntiyabyishimiye, ahubwo yari yariteguye kuva kera, yitegura umubiri wa Kristo, yitegura Kristo uzaza wambaye umubiri kugira ngo umuntu akemurirwe ikibazo. Ni ibintu Imana yateguye kera, si ibintu byatunguye Imana, ahubwo kudukiza, kuducungura ni ibintu yateguye kera kandi bitegura mu rukundo rwayo. Kandi mu kubishyira mu bikorwa nanone hariya mu Bafilipi mu bice 2:5 bakatubwira ngo Kristo byamusabye kwiyambura icyubahiro gihwanye no kuba Imana. Bimwe nababwiraga mutani ngo yisiga ubusa, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, ngo nabwo araganduka, ngo ntiyanga no guca urupfu rubi rwo ku musaraba. Murumva mu by'ukuri kuvukira mu isi kwa Yesu rurimo urukundo rugoye no kugira ngo ubwonko bwacu burushyikire. Imana yakunze umuntu kugeza ubwo yisiga ubusa, kugeza ubwo yicisha bugufi, kugeza ubwo yiyibagiza ubuhangange no gukomera kwayo. Nta rindi dini ribaho ryigisha ibi, kuko andi madini icyo yigisha ko uzakora ibi kugira ngo ugere kuri ibi, uzatanga ibi kugira ngo uhabwe ibi, uzatanga igitambo kimeze gutya ugere kuri ibi, uzizirikaho igisasu kugira ngo ugere mu ijuru. Ariko ubukristo bwonyine nibwo buvuga ngo Imana niyitera intambwe igasanga umuntu ndetse yisize ubusa. Ni muri Kristo honyine hahishwe ibanga. Ni muri uru rukundo rw'Imana niho uzasanga ubukristo butandukanira n'idini. Ntabwo ubukristo buzakubwira ngo tanga icyo uhabwe iki, ahubwo ubukristo buravuga ngo Imana yatanze iki, akira kandi wakirire mu kwizera. Niyo mpamvu Noheli ishingiye mu kwizera ko Imana yigize umuntu ikaza mu isi, ngo yaje ari umucyo. Abantu ntibizera, bahitamo umwijima. Yaje ariyo yaremye byose, ariko iza yishyize munsi y'ibyo yaremye kugira ngo umwizera ahabwe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ndakukangurira, ndakurarika nshuti mwene data, kugira ngo wakire urukundo n'ineza y'Imana byazanywe no kwicisha bugufi kwa Kristo akavukira mu isi. We kurangazwa n'iminsi mikuru, we kurangazwa no gucuruza menshi, we kurangazwa n'amakarite postali n'ibishushanyo n'ibirugu na dekorasiyo zihenze, ziriya nta zabonetse na hoteli nta cyumba yabonyemo. Ahubwo impamvu atahisemo hoteli ngo ahitemo n'ibitaro bihenze, si uko yarabuze icyo ahishyura, si uko byari kumunanira, niwe waremye byose. Ahubwo yagira ngo abone icumbi mu mutima wawe, kugira ngo abe muri wowe, kandi kugira ngo abe muri wowe akurokore, agucungure, kuko isezerano rye ryavuga ngo azaba umukiza, azakiza abantu be. Yaje kubw'abantu be, ntiyaje kubwa hoteli, yaje kubw'abantu be, yaje kubw'ibitaro bihenze,
yaje kubw'abantu be, ntabwo yaje kubw'iminsi mikuru. niyo mpamvu nta bihambaye byari bihari mu kuvuka kwe, kuko icyo yari agambiriye n'umutima wanjye n'uwawe. niyo mpamvu dukwiye kwakira muri noheli uru rukundo rw'Imana rurenze. icya kabiri gishwe muri noheli, noheli ni ukwerekana ko Imana ari fideli, ari inyangamugayo. mu by'ukuri niba Imana yaravugiye mu itangiriro ikavuga yuko uzavuka mu rubyaro rw'umugore azavuka akamena agahanga k'inzoka, Imana yabitse isezerano imyaka n'imyaka. igihe kigeze Imana irarisohoza. uraza mu gihe cya Yakobo ukabona Yakobo arimo araga abana be, arongera ararivuze kuri Yuda, bigakomeza ugasanga Mose arimo arabwira Abisiraheli ngo Imana izabahagurukiriza undi muntu umeze nkanjye, akongera akabivuga. Dawidi akamuhanura muri Zaburi inshuro nyinshi, akamuvuga. Yesaya akaza akavuga umwana aratuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, ubutware buzaba ku bitugu bye, akamuvuga. n'abandi bahanuzi bagakurikiraho. Imana ni inyangamugayo mu gusohoza icyo yavuze. icyo yavuze nta gihemukiramo, ntikiranirwa si umuntu ngo yihane. kandi ubwo yashohoje icyo yavuze ku mucunguzi n'icyo yakubwiye nawe, menya ngo Imana ni inyangamugayo, izagisohoza. nicyo yabwiye Habakuki, iramubwiye ngo ibyerekanywe bifite igihe biba byategekewe, ubyandike ku mbaho, ubitegereze kuza ko bizaza, ntibizahera. Imana ni inyangamugayo inshuti yanjye ku cyo yavuganye nawe. niba yaravugiye mu kanwa k'umuhanuzi, ikaba ariyo yavuze koko. niba ari cyo yanditse mu ijambo ryayo, ikaba ariyo yakivuze. gitegereze, ntikizabura kuza. ndashaka kukubwira ikimenyetso nyamukuru cy'ubunyangamugayo bw'Imana, ni uko yasezeranije kuvukira mu isi, igihe cyagera ikabisohoza. byari bihenze, byari bigoye, byayisabaga kwiyambura byose, ariko igihe cyarageze. ubwo yashohoje ibyo, ibyo yavuganye nawe ni byoroshye cyane, ni bito cyane. ibyo yamusezeranije ni bito ugereranije n'ubushobozi n'ubunyangamugayo bw'Imana. mu gihe gikwiye uzabibona. si kuri wowe gusa, ahubwo wibuke ko kuvuka kwa Yesu byatubereye ubuhamya bw'ubu bunyangamugayo n'ubudahemuka bw'Imana. aho hari umusaza ngo witwaga Simiyoni, dusoma hariya muri buriya butumwa bw'isiko bwanditswe na Luka mu bice 2 guhera ku murongo wa 25. uyu Simiyoni ngo yari ageze mu zabukuru, ariko yari yabwiwe n'Imana ko atazapfa atabonye agakiza ka Isirayeli, atabonye umucunguzi na Mesiya Imana yabasezeranije. abayaho imyaka irahita iba myinshi, ngo umunsi umwe umwuka amukoraho ati Simiyoni, jya ku rusengero, ujye mu rusengero. ngo ahageze asanga bazanye umwana kumumurikira Imana. ahita amubwira ati dore bimwe nakubwiraga nguyu. Simiyoni ntiyigeze amubona nk'uruhinja, Simiyoni ntiyigeze ajya mu kirugu, Simiyoni ntiyigeze amureba nk'umwana muto. ngo yaramuteruye aravuga ati noneho Mana, nushaka usezerere umugaragu wawe amahoro. umugaragu wawe amahoro, kuko mbonye agakiza ka Isirayeli. mbonye agakiza murebe umwana w'uruhinja w'iminsi 8, arimo avuga ngo mbonye agakiza ka Isirayeli. twebwe tukaba tumureba nk'uruhinja amaze imyaka 2025 byutse. we yarateruye aravuga ati isezerere umugaragu wawe, uri inyangamugayo, ntubeshyera mu byo wavuze. umugaragu wawe yigendera amahoro mu gakiza ka Isirayeli. none cyanjye mwene data, noheli nimirakwibutsa iki? agakiza koko nawe ari akawe, warakabonye.
urimo uramenya ko Imana ari inyangamugayo mu byivuga, n'ibivuga ko hari abazarimbuka ko bazarimbuka, n'ibivuga ko hari ababonye ubugingo buhoraho babubonye. Ivuze imbabazi nta kindi kiba cyiyongereyeho, ivuze ko ikugiriye neza ibikugiriye neza, ntawe ibibaza, ntawe yisobanuraho. Imana icyo yavuze no kugikora izagikora. Niko marayika yababwiye aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri, nta Imana ivuga ngo riheri. Noheri rero yongere kwibutsa ko Imana ari inyangamugayo. Ikindi ntabwo yabaye Simiyoni yonyine, ngo hari umukecuru witwa Ana nawe. Ana rero ngo yari amaze igihe cy'umupfakazi, ngo yabanye n'umugabo igihe gito, amaze imyaka irenga 80 mu bupfakazi. Yari mu zabukuru, umuntu wari ugeze muri 85. Mwumve nawe ngo arangije ngo yari umuhanuzi. Hana ngo yari umuhanuzi, ubuhanuzi bw'Imana mu bisibangira utarabona agakiza ka Isirayeli. Mukecuru yibereye aho arisibanga, ariko Imana kuko ari inyangamugayo, buriya hahita ibyorezo, hahita indwara, hahita ibintu bikomeye. Hana arakomeza abika ibanga, ariko Imana irakubwira ikintu hashira icyumweru ngo barakubeshya. Imana ntibeshya, habeshya abantu, ariko Imana ntibeshya. Imana ni inyangamugayo mu byivuga, kuko niba yaratanze umwana wayo ngo yabikubeshya ngo biyimarire iki? Hanyuma Hana ngo araringira araringira 8 iragera, umwuka aramubwira ati nyaruka ujye ku rusengero. Hana ngo agiye ku rusengero, agiye asanga umwana yaje. Ibyo byose ngo ababyeyi babibukaga mu mutima, bagakubitira ku byo marayika yababwiye. Mariya ngo agashyira mu mutima we, agakubita ku byo Yosefu yabwiye, bagashyira mu mutima, bakavuga bati Imana ntibeshya, Imana ni inyangamugayo. Batangarize ngo Imana ntibeshya. Niba hari n'ibitaragenze neza mu buzima bwawe, ikibazo ntikiri ku Mana. Imana ni inyangamugayo, ndi umugabo wo kubihamya, kubeshyira mu byo yavuze. Amen. Hanyuma ngere ku cyanyuma, ndababwira bitatu byonyine. Ni ukuvuga ngo Noheri ni iki? Noheri burya ituzanira, ituhibutsa icyizere tubonera mu Mana, ibyiringiro. Burya Noheri igomba kuzana ibyiringiro mu muntu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, duhereye ku murongo mu bice bibiri, duhereye ku murongo wa 13 tugasoma n'uwa 14, haranditse ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu amahoro abe mu bo yishimira. Imana nishimye. Uruhinja rwari rujyanye mu muvure, namwe mu byumve. Itsinda ry'abamarayika rivuye mu ijuru ngo riza kuririmba, riza guhimbaza, rivuga itangazo rikomeye. Ndagira ngo mbabwire, ukuvuka kwa Yesu mu isi ni amateka y'isi yarahindutse. Ibintu byari bihinduye isura, ibyapfiriye muri Edeni byari bizutse, ibyatakariye kwa Adamu na Eva byari bigaruye ubuzima. Adamu wa mbere yari arangije manda ye, haje Adamu wa kabiri. Kandi ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri ngo yarazanye ubugingo. Niyo mpamvu ijuru ryo byamenye bigasobanukirwa ibibaye, byararirimbye. Baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ngo mu isi amahoro. Haleluya, amahoro abe mu bo yishimira. Ni ukuvuga ngo Noheri ni ibyiringiro bishya, ni amahoro, ni amahoro adashira. Niwo murage yadusigaye aravuga ngo sinyatanga nk'uko ab'isi batanga,
amahoro azanwa n'uko twariye, amahoro azanwa n'uko twambaye neza, amahoro azanwa n'uko twabonye ibyo dukeneye byose, ahubwo ni amahoro ava muri twe imbere. ubwo Yesu yabwiraga wa mugore w'umusamariya akajya aramubwira ngo y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Aya ni amahoro dukesha, ni amahoro ahoraho, ni amahoro nk'ayandi umuririmbyi yavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi ndi amahoro. aravuga ngo nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, amfashe n'ukuboko ndi amahoro. aravuga ngo naho hazi ibyago byinshi ndi amahoro, umukiza wanjye ndi amahoro. aravuga ngo niragize Imana data nguma muri Yesu Kristo nezezwe n'umwuka wera, kubw'ibyo ndi amahoro. ayo niyo mahoro Yesu yazanye, ni amahoro yavuze, amahoro adashingiye ko ibintu byagenze nk'uko twabishakaga. ni icyizere kereka ngo ejo hazaba heza, n'ubwo uyu munsi byaba bitameze neza, ariko hirya y'ejo hari iby'Imana itubike. ni cya cyizere Dawudi yaririmbaga muri ya Zaburi ya 139 akavuga ngo erega ibyo yibwira kuri twe ngo biruta ubwinshi umusenyi wo ku nyanja, ngo kandi ni ibyiza si ibibi. ibya bindi Yeremiya avuga ngo iby'Imana yibwira kuri twe ni ibyiza si ibibi, kugira ngo mbarememo n'umutima w'ibyo muzongera kubona hanyuma. Imana yahinduye icyerekezo, ntabwo turi abo gupfa, ahubwo turi abo kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Imana mu kuvuka kwa Yesu icyerekezo cy'ibyiza, ntabwo tukiri mu rubanza, ahubwo turi abana mu rugo. n'ibyo bintu wayiruka kuko none ubundi uwishyuza vuba vuba ni umukozi, kubera ko akorera umushahara, kandi umushahara awukorera mu gihe. ariko umwana mu rugo ntabyo mwishyuza byihuta, kuko ibiri aho byose ni ibye. muri Kristo rero mu kuvuka kwa Yesu dufite icyizere cy'amahoro, kandi amahoro adashira. dufite icyizere cy'intsinzi, intsinzi y'igihe cyose, intsinzi kuri buri kimwe cyose, kuko ni intsinzi itava ku mbaraga zanjye, ahubwo ni intsinzi iva ku wundi utsindira, ari we Kristo wanesheje byose. dufite icyizere kandi cy'igisekuru gishya, cy'ubuzima bushya, cy'ibyiringiro bishya. dufite icyizere cy'ejo hazaza. niyo mpamvu n'urupfu atari ikibazo, kuko uwanesheje urupfu niwe mwami wacu, ni inshuti yacu magara. ni wa wundi uvuga ngo sibita abagaragu muri inshuti zanjye. Haleluya. iby'Imana itwibwiraho kubera Kristo wavukiye mu isi rero ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. tuvuze rero kuri ibi bintu bitatu dukwiye kubonamo Noheli ingana ku musozo. icya mbere, Noheli isobanuye urukundo rw'Imana n'ineza yayo ku bantu bayo. urukundo rw'Imana ntirukibarirwa mu isi, ahubwo rwaje mu isi. turekera aho kubona Imana nk'uko Satani yayibonaga, ayibona mu mucamanza gusa, atayibona mu rukundo, bigatuma ateranya umuntu n'Imana, azi ko iby'Imana n'umuntu birangiye. ariko uyu munsi iby'Imana n'umuntu byagize paje nshya, ntabwo byarangiye. Imana ishimwe. iyo paje Satani yarayisomye, ariko Imana yarayanditse kandi ntizayihindura. icya kabiri twabonye ni uko Noheli itwibutsa yuko Imana ari fidele, Imana ari inyangamugayo kubyivuga, ikivuga iragisohoza. Imana ntihindagurika, Imana icyo yavuze ikirimbishije urukundo n'imbaraga zayo kugeza igishohoje. ubugingo yadusezeranyije indahindura,
ahubwo yadusezeranije ubwiteka. Icya gatatu, noheri ivuga ibyiringiro, ivuga icyizere, kubera ko mu ijuru baratangaje ngo amahoro abe mu isi, amahoro abe mu b'Imana yishimira. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza noheri nziza, noheri ibagarurira mu rukundo rw'Imana, noheri yongera kubibutsa ko Imana ari inyangamugayo, noheri yongera kwinjiza mu by'Imana yabasezeranije, Imana itabeshyira mu byo yavuze. Noheri ihindura ibyiringiro byanyu, mukagira ibyiringiro bishya byegamiye uyu mugabo udatenguha abamwisunze. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibagirire neza, mu izina rya Yesu reka dusenge. Data wa twese udukunda kandi utwitaho, umwami w'amahoro, mwami w'ineza, wowe werekanye urukundo rw'Imana idukunda, wemera gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ubwacu bwari bwarapfuye bubeho, ukatuzura mu buryo bw'umwuka, ukatwicaranya nawe mu iburyo bw'Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe Kristo. Turagushimiye Mwuka wera kubw'akazi gakomeye wakoze ngo tugere ku gucungurwa n'uyu munsi ugikomeje gukora, kugira ngo duhuze n'ibi byiza twazaniwe na Kristo mu rupfu no mu kuzuka kwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimiye Data wa twese udukunda, wigomwa umwana wawe w'ikinege, ukamushenjagura, ukamubabaza, kugira ngo twebwe tubabarirwe, twungwe nawe. Abanyabyaha bacumuye, abahemutse, tuba ari twebwe tugirwa abere tubikesheje ko watanze ikiguzi kandi ari we wahemukiwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye izi mpera z'umwaka, tugushimiye ibi bihe byo kuvuka kwa Yesu twizihiza, dusaba kugira ngo umucyo Kristo waje uzanye turasire, kuko abenshi bahise mu mwijima, ariko duhe guhitamo umucyo, duhe gukura amaso yacu mu by'abantu barangayemo, ureke amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye ibyo twirindizwa nawe Mana yaduhamagaye, tumenye ubutunzi bw'ibyo uzaragabera, bitesha agaciro ibiboneka, turebe ku bitaboneka watuzaniye Kristo, wemeraga kudupfira. Ubugingo bwacu mwami bikabukire nk'uko inyoni iva mu kigoyi, urokokere muri wowe mwami. Twiyarure muri iki gihe abantu barushijeho kwinjira mu mwijima w'icuraburindi no mu rwobo rw'irimbukiro. Mwami, iki gihe cy'ubugoryi kidukize, iki gihe cy'ubugomo kiturinde mwami, turokorere ubugingo kugira ngo duhungire muri wowe, bibonera ubwishisho muri wowe, tubere igihome kirekire kidukingira. Tubisenze twizera kuko ribirenze ibyo dusabye, mu izina rya Yesu. Amen.